Bavandimwe muduteze amatwi kuri uyu muyoboro ibanga ry'ukwemera Kristo Yesu akuzwe. Tugeze ku cyumweru cya gatatu gisanzwe umwaka B. Bavandimwe, turi rwagati mu cyumweru cyahariwe amasengesho yo gusabira ubumwe bw'abemera Kristo. Urwo rugendo rw'isengesho ni ngombwa kuko rudutoza kurangamira Kristo we bumwe bwacu. Ubumwe bukomoka ku Mana, kuko Imana ari imwe, ikaba n'umubyeyi wacu twese. Birababaza rero kubona rimwe na rimwe hari abibasira abandi kuko badahuje imyemerere n'uburyo bwo gusenga. Uwarangamiye Imana by'ukuri, agasenga byuzuye, arangwa no kubaha abandi, kabone n'ubwo baba batabona ibintu kimwe. Ukwemera kwe kandi kumufasha gusanga no kuyobora kuri Kristo urumuri rw'amahanga, abari mu nzira y'umwijima n'abari mu nzira y'icyaha. Mu bihe bitandukanye, Imana yagiye yitorera abantu ikabaha ubutumwa bw'umwihariko bwo gufasha bagenzi babo kugira ngo bave mu nzira igana ku rupfu, banyure mu nzira ibajyana ku mukiro. Hari abemeye ubwo butumwa nta gushidikanya, hari abagiye babanza kugira ubwoba ko batazabushobora, hari abagiye babuhunga ariko bikarangira bemeye kubukora, hari n'abinangira ndetse bagatoteza bemera inkuru nziza ya Yesu Kristo. Yonasi amaze gukora urugendo rwo guhinduka no kwemera gukora ubutumwa, yabwirije abo mu mujyi wa Ninivi, bibafasha kurokoka icyago cyari kibugarije. Twumve uko isomo rya mbere ribitubwira. Isomo ryo mu gitabo cya Yonasi, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 n'umurongo wa 10. Ijambo ry'Uhoraho ribwirwa Yonasi ubwa kabiri, riti haguruka ujye i Ninivi, umujyi mugari, maze ubamenyeshe icyo nzakubwira. Yonasi arahaguruka maze ajya i Ninivi, akurikije ijambo ry'Uhoraho. Ninivi rero ikaba umujyi mugari bihebuje, kuwugenda byari iminsi 3. Yonasi yinjira mu mujyi, akora urugendo rw'umunsi umwe. Yigisha agira ati hasigaye iminsi 40, maze Ninivi ikarimbuka. Abantu b'i Ninivi bemera Imana, batangaza igisibo, bambara ibigunira, kuva ku mukuru kugeza ku muto. Imana ibonye ibyo bakoraga, nuko bahinduye bakareka imigenzereze yabo mibi, nayo ihindura imigambi, icyago yari yabateguje ntiyakibateza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, igihe twahawe hano ku isi gifite iherezo ryacyo. Ibintu bihindagurika tubireba, kuva umuntu avuka kugeza apfuye. Tubona ko haba impinduka nyinshi, ndetse tunabivuga mu isengesho tugira tuti uko ibihe bihora bisimburana iteka. Usanga ari ngombwa gusa n'abatangira kwiga uburyo bushya bwo kubaho. Kubaho uri uruhinja, ukiga kwicara, ukiga kurya, ukiga gukambakamba, ukiga kuvuga, ukiga kugenda, ukiga kwimenyereza amasura mashyashya, ukiga gutanga, ukiga kwakira, ukiga gushimira, ukiga gutandukana n'ababyeyi amasaha runaka cyangwa iminsi runaka ujya ku ishuri, ukiga kubana n'abandi bana, ukiga ubumenyi bushyashya mu ishuri, ukiga kwijyana ukigarura, ukiga kwibwiriza gukora uturimo, nyuma ukaziga kwihangira imirimo, ukiga kubaho nk'umusore cyangwa inkumi, ukiga gukoresha ibikoresho bishyashya, ukiga kumenya no guhitamo uwo muzabana, ukiga kubanira neza uwo mwashakanye, ukiga kwihanganira uwo mudahuje imico, ukiga kubaho wenyine igihe uwo mwashakanye atakiriho, ukiga unitoza kwiyegurira Imana, ukiga gufata ibyemezo, ukiga gutanga ubumenyi, ukiga kubana n'abaturanyi, ukiga kwakira abashyitsi,
ukiga gukemura amakimbirane, ukiga gusaba no gutanga imbabazi, ukiga gusenga no gusingiza Imana, ukiga kandi ugasobanukirwa ko twese kuri iyi si turi abagenzi, ko bityo kwiremereza ntacyo bimaze kuko byose bihita. Muri make hari byinshi byo kwiga no guhindura ndetse no guhinduka kandi mu gihe gito. Yonasi ati hasigaye iminsi 40. Naho Pawulo mutagatifu ati igihe kirabashirana. Dukoresha dute igihe dufite? Igihe dufite mu by'ukuri ni uyu munsi. Ni iki rero dukora uyu munsi kugira ngo turusheho kunogera Imana? Duhinduke, twige kuba abantu bashyashya muri Kristo. Umuririmbyi ati turi ku ishuri. Iryo shuri ry'ubuzima riratangaje kuko ritandukanye n'amashuri asanzwe, aho umwarimu umwe ahagarara imbere akigisha abanyeshuri benshi. Ishuri ry'ubuzima ryo ntirisanzwe kuko abarimu benshi bigisha umunyeshuri umwe. Buri kintu, buri muntu aratwigisha cyangwa buri kintu kikatwigisha. Buri muntu akagira icyo aduhuguraho. Ibyago bikatwigisha, amahirwe akatwigisha, abakuru bakatwigisha, n'abato tukagira icyo tubigiraho. Inyamaswa tukazigiraho, n'ibimera tukabyigiraho. Igihe rero kirageze nk'uko ivanjiri ibitubwira, twige gukoresha icyo gihe dufite hano ku isi turushaho kunogera Imana n'abantu. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinte, umutwe wa 7 umurongo wa 29 kugeza ku 31. Mbibabwire rero bavandimwe, igihe kirabashirana. Aho bigeze, abafite abagore ntibabeho nk'aho batabigeze, abarira bamere nk'aho batarira, abanezerewe bamere nk'aho batanezerewe, n'abacuruza bamere nk'aho ntacyo batunze, n'abakoresha iby'iyi si ntibagatwarwe nabyo kuko imisusire y'iyi si ihita bwangu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kugira ngo tumenye inkuru nziza ya Yezu Kristo, hari abitanze bibasiga byose, bemera gutumwa na Yezu Kristo ubwe kugira ngo bamamaze iyo nkuru nziza. Iyo nkuru nziza ni iyihe? Ni uko ingoma y'Imana yegereje ndetse ikaba iturimo rwagati. Iyo tuvuze ko ingoma y'Imana iturimo, twumva iki? Nitwumve ko Imana idukunda ikatwegereza urukundo rwayo kugira ngo twige natwe gukunda, ikaduha amahoro muri Yezu Kristo kugira ngo natwe twitoze kuba abanyamahoro, ikadutoza kuba abanyampuhwe muri Yezu Kristo kugira ngo twitoze kuba abanyampuhwe, ikadutoza kubabarira no kudacira abandi imanza, ikadutoza kubaha ubuzima bwa muntu kuva asamwa kugeza yisaziye. Amategeko y'Imana yadufasha kwisuzuma kugira ngo turusheho gutera intambwe twakira ingoma y'Imana kandi twisubiraho. Mu bemeye gutumwa na Yezu Kristo kugira ngo bafashe abantu guhinduka, ivanjiri y'uyu munsi iratwereka Simoni na Andrea murumuna we, Yakobo na Yohani murumuna we. Yezu ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Nk'uko twavuze ko ubuzima ari ishuri, ari uguhora twiga, bariya bigishwa ba mbere ba Yezu Kristo byabaye ngombwa ko bo bari bamenyereye kwirobera amafi, biga noneho kugira ngo bumve iyo mvugo yo kuroba abantu. Kuroba abantu ni ukubafasha kuva mu kibi, kuva mu rupfu, cyangwa mu nzira yabaganishaga ku rupfu bakanyura inzira ijyana mu buzima. Muri aba bigishwa babiri, Yakobo na Yohani, bo bahamagawe bariho batunganya cyangwa basana inshundura zabo. Mu butumwa bw'uwemeye Kristo dushatse twavuga ko harimo uwo murimo wo kuroba abantu no gusana imitima yabo.
Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa mbere, murongo wa 14 kugeza kwa 20. Yohana amaze gutangwa, Yesu aza mu Galileya, yamamaza inkuru nziza y'Imana, avuga ati igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Uko yagendaga akurikiye inyanja ya Galileya, abona Simoni na Andreya murumuna we. Bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere gatoya abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohana murumuna we. Bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Bavandimwe, dusaba Imana kugira ngo ijambo ryayo ribe inkuru nziza kuri twe. Tumenye ko igihe kidushirana, twirinde kwizirika ku bihita kugira ngo hato tudahitana nabyo, maze Kristo tumurikire, natwe tumwemerere kumubera intumwa aho turi. Mugire mwese icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Padiri Bernard Kanayoge, umusaseredoti wa Diyosezi ya Nyundo.